yari umukire cyane nyuma aba umukene, yari muzima nyuma ararwara, ariko ntiyigeze areka Imana. Uyu ni Yobu. Ese byagenda bite uramutse utakaje ibintu byose ufite mu munsi umwe? Ese wakomeza kwizera Imana koko? Hari umugabo umwe wabishoboye kuri uyu mubumbe umwe rukumbi witwa Yobu. Uyu munsi tugiye kureba inkuru y'umugabo witwa Yobu wakundaga Imana cyane nubwo yahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane. Uhawe ikaze, aha ni kuri Good TV Rwanda. Tugiye kurebera hamwe amateka y'uyu mugabo, muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, ihora ibifuriza amahoro ndetse n'imigisha. Yobu ni umuntu uvugwa cyane mu gitabo cya Bibiliya icyitwa Yobu. Azwi cyane nk'umukiranutsi wubashye Imana ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi benshi bagenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo. Batese ubundi ni muntu ki? Ntujye kure, aha ni kuri Good TV Rwanda. Wahageze, aha niho wakura ibyegeranyo by'ubwenge. Yobu yari umukire cyane, akaba umutunzi koko ukomeye cyane, kuko yari atunze amatungo menshi, abakozi benshi, ndetse yari atunze n'umuryango munini. Birumvikana yari inyangamugayo byahamye. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane kandi mu kwizera. Iteka yahoraga yirinda ibibi. Imana ubwayo yavuze ko nta n'umwe umeze nka Yobu mu gukiranuka. Urumva ko ni umwe mu bagabo bakomeye cyane kandi bahambaye, bagize ibigwi bigeze n'aho Imana ubwayo ivuga ngo dore uyu muntu arankiranukira koko. Reka turebe ese ubundi Yobu ni iki byamubayeho bigatuma izina rye rimenyekana ko ari we mugabo wihangana kandi ari we mugabo ukomeye mu byo kwizera ndetse no kwihangana. Uyu ibyamubayeho, yatakaje ibintu bye byose. Tekereza nawe uramutse ubyutse ugatakaza ibyo wari ufite byose. Ese wakomeza ukwizera? Wakomeza kubaha Imana? Wakomeza gukunda Imana? Uyu Yobu yarabyutse asanga ibintu byose byo yari afite byose byagiye, ariko yakomeje kubaha Imana. Uyu Yobu yatakaje abana be bose barapfa, yabuze abana be bose barapfa bapfira rimwe, ariko Yobu yakomeje kubaha ndetse akomeza gukunda Imana cyane. Yobu byageze aho umugore we amuca intege cyane bikomeye, amubwira kuvuma Imana. Uyu Yobu ntiyigeze acogora, yakomeje kubaha Imana buri munsi kandi kenshi. Uyu Yobu inshuti ze zose zamushizeho, zimushinja zivuga ko kuba afite ibyo bigeragezo ari uko yatutse Imana cyangwa se ari uko atubaha Imana. Ariko Yobu ntiyigeze acogorwa cyangwa se ngo acibwe intege n'amagambo y'abamubwiraga ibyo byose. Yakomeje kuba inyangamugayo byahamye, akomeje gukunda Imana ndetse akomeza kuyubaha ndetse no kuyubahisha. Byagenda bite se wowe uramutse ubyutse ugasanga ibintu byawe byose byagiye mu munsi umwe? Za nshuti zawe zose zagushizeho. Ibaze nawe, ese wakomeza kubaha Imana? Hari umugabo umwe Yobu wabishoboye. Wakwibaza ngo Yobu twamwigiraho iki? Ni Yohana nk'ibisanzwe. Murabizi ndabakunda, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Mbifuriza kwihangana. Yobu twamwigiraho iki? Yobu ikintu cya mbere twamwigiraho kwihangana. Icya kabiri wakwigira kuri uyu mugabo w'inyangamugayo kandi wubashye Imana ni ukugira ukwizera gukomeye. Ukizera yuko Imana ishoboye byose kandi nta kirogoye imigambi yayo nk'uko Yobu yabivuze cyane kenshi. Yobu ikindi cya gatatu twamwigiraho ni ukutagaya Imana.
muri byose ibyamubayeho byose, nubwo yarwaye akagera kure, umubiri ukaba ibisebe gusa, akageza n'aho yishimisha urujyo, Yobu ntiyigeze ava ku Mana. Yobu yakomeje kwiringira Imana, Yobu yakomeje kwizera Imana. Icya kane twakwigira kuri uyu mugabo, uyu ni umugabo rwose twakwigiraho ubunyangamugayo cyangwa se kuba inyangamugayo. Uyu Yobu yabaye inyangamugayo byahamye, yanze umugayo ndetse n'igisa nawo cyose. Icya gatanu twakwigira kuri uyu mugabo ni ukugira ibyiringiro bihoraho. Nyuma y'ibigeragezo Imana yamuhaye umugisha kurusha mbere. Imana yamuhaye umugisha kurusha mbere, imushumbusha ibyo yabuze byose, y'amatungo, abana be bose, ndetse yewe yamuhaye n'izindi nshuti nyinshi kurusha izo yari afite mbere. Aha ni kuri Good TV Rwanda. Ariko kandi wakwibaza ngo ese byagenda bite uramutse utakaje ibintu byose ufite mu munsi umwe? Twandikire muri comment hasi aho ngaho. Ese wakomeza kwizera ndetse no gukunda Imana? Tubwire. Hari umugabo umwe wabishoboye witwa Yobu. Ese nawe wabishobora? Ariko kandi haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwa ariko kandi kikongera gushibuka kikamera amashami ndetse kikagira amababi meza y'ibitontomwe. Izere kandi wiringire Imana, kuko uyu mugabo yari umukire cyane ariko nyuma bumukene. Akomeza kwizera ndetse no kwiringira Imana. Nawe wabishobora. Tera intambwe imwe, wizere Imana irakugirira neza. Tera intambwe imwe gusa, ukomere mu kwizera, birahagije. Wizere kandi wiringire Yesu ko ari umwami n'umukiza wawe. Niwe ubasha kugukiza ibigeragezo ndetse n'intambara nyinshi, niwe uzirwana. Aha ni kuri Good TV Rwanda. Ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo by'ubwenge nakagaruka. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Ihore bifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Ciao ciao.